ikirema umuntu yaratunganye muri byose, ariko nyuma umutima we umuhitiramo ibibi. Amasuhuze rero aho hirya muherereye hose, yatumye basuhuze abari mu birere bine bigabanyije umugabane w'isi, basuhuze cyane ngo mugubwe neza. umutima wari udushyize habi. Umunsi mwiza ni umunsi buri muntu wese yakagombye kuwuzirikana kuko aba ari mushya mu bugingo bwe cyangwa mu buzima bwe. Ni umunsi utazigera ugaruka, ni umunsi ugiye guhera inyuma y'ubuzima bwawe cyangwa bwanjye. Uyu munsi rero tugomba kunezerwa kuko ejo sahacu ntituhazi. Bahaye ikaze rero muri iki kiganiro, ni ikiganiro cyitwa Living Society, tugiye kujya gutambuka hano kuri Seeds of Love TV. Tugiye kujya dutambutsa kino kiganiro aho tuzaba dufite topiki zigiye zitandukanye cyangwa se umutwe w'ikiganiro tuzajya dushaka kuganiraho. Icyo mbasaba rero ni uko mwakora share, like na subscribe kugira ngo uzajye uba uwa mbere, kugira ngo ubone ikiganiro dushizeho. Bahaye ikaze rero, ni njyewe uri kuri mikoro, ni Ndayambaje Rukara. ariko ngo umutima Nk'uko muri kubyumva twatangije indirimbo nziza cyane irimo kuganira n'umutima. Ese mumbabaze, hari igihe ujya wicara ukaganiriza umutima wawe? Ako kantu ukibazeho. Maze uricara ukaganiriza umutima wawe? Ese ujya witekerezaho? Abaririmbyi korali abagenzi yo ku itorero rya Muhima, aba ni mu itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi aha i Kigali. Korali nziza cyane yatangiye mu 1978. Iyi ndirimbo nyikunda cyane, niyo mpamvu tuyitangije muri iki kiganiro cya Living Society cyangwa se kubaho muri sosiyete. Rimwe na rimwe rero tubana n'abantu bagiye batandukanye muri sosiyete, haba ku ishuri, haba ku kazi, haba mu nsengero, cyangwa naho ugiye mu makwe. Hirya no hino ugerayo usangayo abantu, kandi abo bantu muramenyana byanga byakunda. Ushobora kutamenyana na bose, ariko ukaba ufite gurupe y'abantu runaka mubana. Ese abo bantu mubana gute? Bavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe, ariko se iyo yakomanyije mugakoserezanya akagukorera ikosa runaka, ese ahari mubyitwaramo gute? Aho ntumubikire inzika. Ese iyo ubonye umugenzi wawe ateye imbere, weho wagumye hasi utaratera imbere, ukabona yakurushije ikintu runaka, ese ahari ntabwo umugirira ishyari? Harimo ka kantu ko kwitekerezaho. Ubuzima bwacu rero umuhanga niwe wavuze ko burimo amahitamo, nta kindi cyabigukoresha. Wahitamo neza, wahitamo nabi, birangira byose unahisemo. Amagambo akomeye ya korali abagenzi rwose aganiriza umutima.
imana ikirema umuntu yaratunganye yaratunganye muri byose, ari umuntu mwiza, ariko nyuma umutima we umuhitiramo ibibi. Yani magambo umuremyi wacu cyangwa se Imana Data wa twese yaturemanye amahitamo, imaze kurema umuntu yamuhaye ibintu bibiri kugira yihitiremo kimwe, imuha ibiti bibiri, ati kino ni icyo kurya nicyo kizabatunga, ariko kiriya kimenyekanisha ikibi n'ikiza ntimwemerewe kukiryaho, umunsi wamwakiriyeho muzabona ingaruka kuko muzapfa. Ariko nyuma umutima w'umuntu urusha ibindi gushukana, umuntu rero birangira akiriyeho, ariko gukosa Imana ikirema umuntu yaratunganye rwose, umutima wumuhitiramo ibibi. Ese wo mutima waguhitiramo iki? Ahari uricara ugatekereza ukavuga ati kino ngiye kugikora kiranzanira icyiza. Harimo bimwe twibwira ko dukora ukajya mu byishimiye, ariko nyuma ingaruka zikaba mbi. Ayo ni amahitamo uba wahisemo, ariko batugira inama ko tugomba guhitamo twamanje kubitekerezaho. Mbere y'uko ujya gukora ikintu manza ugitekerezeho neza, wicare wiyumvire uvuge ati kino kintu kiramarira iki, ese ningikora biragenda bite, nyuma yo kugikora biragenda bite. Uriya Satani ntafite ubushobozi bwo kuduhitishamo mu gihe tutamweretse icyo dushaka, ariko iyo umweretse icyo ushaka, yaba kibi cyangwa cyiza, iyo ari cyiza agutera ibitero bigiye bitandukanye byinshi kugira ngo ukireke, ariko iyo ari kibi ntabwo agutiza imbaraga. Kandi Satani burya akwereka ikintu cyo gukora kibi, ariko ntakwereka ingaruka zacyo. Akwereka kuroga, ntakubwire yuko uri guhemuka, cyangwa se ingaruka zakugeraho ntazikubwire. Akwereka kunywa inzoga, ntakwereke ko uri businde, urwane, utongane, cyangwa guta agaciro mu bantu. Ibyo ntiyabikwemerera rwose. Akwereka ko ziryoshye, ukazivana mu icupa, ariko nazo zikakuvana mu bagabo, ugata ikuzo. Abaririmbyi ati mutima wanjye ndakwinginze ntukampemukire, ujye umitiramo ibyiza gusa, ndashaka kurama iteka. Mutima wanjye ndakwinginze, ahari ujye uganiriza umutima wawe muri ibi bihe bitugezemo, cyangwa se kugira tubane muri sosiyete. Umunyarwanda yaravuze ngo kubaho ni ukubana, kubaho ni ukubana, kandi kubana si ugusekurana, kubana si ugutongana, kubana si ukurwana, ahubwo mu gihe mugenzi wawe yagukosereje, ibuka ko mugomba kwicara mukabiganiraho, nta mvururu zibaye. Ukamubwira ati wampemukiye. Umuntu ashobora kuguhemukira ntamenye yuko yaguhemukiye, bigasaba ko umwegera, ariko ikibazo se
ntabwo bose tubegera turitinya cyangwa se tukavuga ati simwegera yamemukiye, ahubwo ukabika inzika ukazashaka uburyo nawe wihorera, ariko nyamara ntabwo ari ukubaho uko nguko muri sosiyete tugomba, ahubwo tugomba kubaho dufite amahoro. Wumve amagambo ari muri iyi ndirimbo, tugomba kubaho dufite amahoro muri sosiyete, kandi byose bizaterwa n'amahitamo twavuze n'umutima wacu ukuntu tuwuganiriza. Niba tubona ko ari bibi tubizibukire, guhitamo kugira neza, kubaha no gukunda Imana ari ukubana neza n'abandi, kwirinda inzika ndetse n'ishyari. Uzaba ufite amahoro kandi ufite ibyiringiro. Umutima wanjye jya ubitiramo kubana neza n'Imana n'abantu. Gusa ahari weho wahitamo rino sengesho, ganiriza umutima wawe. Ese koko byashoboka ko ubana neza n'abantu? Byashoboka rwose. Byose ni amahitamo. Rimwe na rimwe tubana n'abantu tubaryarya, tukabereka ko turi kumwe, ariko nyamara tubashakaho inyungu. Ese nuko birakwiye? Ntabwo byari bikwiye. Iyo umaze kubona ibyo ubonye, ibyo wamushakagaho, uhita umuta ukigendera. Ibitiramo ibyiza gusa, ndashaka kurama iteka. Inshuti yanjye rero, umutima uruta ibindi byose gushukana. Yemwe n'igitabo abantu benshi bemera aricyo Bibiliya irabivuga neza. Nujya gusoma mu gitabo cyanditswe na Salomo, igitabo cy'imigani, igice cyaho cya 4, urabihasanga neza. Umurongo waho wa 14 w'igice cya 4 mu gitabo cy'imigani nk'uko cyanditswe na Salomo, ati ntukajye mu nzira y'inkozi z'ibibi, kandi ntukagendere mu migenzereze y'abantu babi. Ujye uyitaza ntuyinyuremo. Iyo nzira y'abantu babi ntukajye uyinyuramo. Nubona bakuganisha ahantu hagiye hatandukanye habi, ndavuga sosiyete turimo cyangwa abantu mubana, ujye uyitaza wigendere, uzibukire inzira. Ababi ntibasinzira, bahora bashaka kugira nabi. Ababi ntibasinzira keretse bakoze ibibi, kandi ntibatora agatotsi batagize uwo bagusha. Bashaka kukugusha, icyo Satani ashaka cyangwa se umwanzi, utuma tubana nabi, tukagira inzika, tukagira urwango, tukagira uburyarya muri twebwe, tukabana na mugenzi wa muryarya. Barya umutsima wo gukiranirwa kandi banywa vino y'urugomo. Inywera akayoga rwose, ariko ntumenye ingaruka ziri buze nyuma. Umurongo waho wa 20 yaravuze ngo, mwana wanjye ita ku magambo yanjye, tegera ugutwi ibyo mvuga,
ibiva imbere y'amaso yawe ubikomeze mu mutima wawe imbere. Inama zose ubwirwa inziza zibike mu mutima imbere zigucumbagize mu buzima. Numara kubikora gutyo umva impamvu yabyo, kuko ari byo ubugingo bwawe bw'ababibonye, bikaba umuze muti w'umubiri wabo wose. Atirinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa rero, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Iby'ubu buzima byose, ibyiza cyangwa ibibi, bibitse mu mutima wawe. Ikibazo ni ukuntu tugenga umutima wacu tukawukoresha ibibi aho kubikoresha ibyiza. Inama tubwirwa rero ku murongo wa 24, ikureho umunwa uvuga iby'ubugome, ukajya kugambanira mugenzi wawe cyangwa se ukamuvuga nabi, ngo kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi urushyire kure yawe. Ujye uvuga ibizima byakubaka abantu bikabagirira akamaro muri uyu mubiri. Irinda byose ari inzika, ishyari no kuvuga mugenzi wawe. Niba yafite ikibazo akaba yagushakitseho ubuhungiro, umugire inama, ntabwo ariyo nzira yo kujya kumuvuga, ahubwo uko akwizeye nawe mwizere, ntumuvuge ntumutarange. Ikureho umunwa uvuga iby'ubugome kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi urushyire kure yawe. Umurongo wa 25, boneza amaso imbere yawe ugumye uhatumbire. Bireba inyuma ngo byagenze gutya, oya, ahubwo reba imbere yawe ahari ibyiza. Inyuma yawe uharebe nka referanse kugira ngo urebe umenye aho ugana. Inyuma hakwigishe, ariko uri kwirukankira imbere. Utunganye inzira y'ibirenge byawe